Nshuti za TV7 tubahaye ikaze mu kiganiro Our Health Our Life, amagara yacu ubuzima bwacu. Turimo turavuga ku nsanganyamatsiko yo kubaka u Rwanda rwiza twifuza ruzira ibiyobyabwenge. Murabizi ko urugamba rwo kurwanya ibiyobyabwenge ntabwo rureba abashinzwe ubuzima cyangwa polisi gusa, ahubwo ni urugamba rureba buri munyarwanda wese. Tukaba turi kumwe n'umutumirwa waturutse muri RBC mu kigo gishinzwe ubuzima, Dr. Yvonne Kayitashonga, ashinzwe ubuzima bwo mu mutwe, mental health. Dr. Yvonne, abana banywa ibiyobyabwenge bari munsi y'imyaka 18, iyo baje kwa muganga ni iki cyambere kibanze mu bafasha? Icyambere gituma umuntu afashwa kandi bigatanga umusaruro bikamufasha gutandukana nabyo, ni nacyo gikomeye n'ubushake bw'umuntu. Turabanza akenshi bene abo bazana n'ababyeyi, bazana n'umuryango, tukamufasha kugira ngo abanze nawe abe motivated cyangwa ashireho hake, agire ubushake. Icyo ni ikintu gikomeye, ni nacyo kinini ku muntu wese, yaba ari umwana cyangwa umuntu mukuru ufite ikibazo cyo gufata ibiyobyabwenge. Ahasigaye dukurikije ibiyobyabwenge afata, turamuha ubufasha bukubiye mu miti cyangwa mu miti no mu biganiro byo kumuganiriza ku mpamvu zatumye afata ibiyobyabwenge. Icyo gihe ku bufatanye bwe nabo babana, umwana ashobora gufashwa kandi akaba yakira. Iyo umuntu aje kwa muganga yanyweye ibiyobyabwenge, mukoresha ubuhe buryo bwo gupima umuntu ku buryo mushobora kubona ibiyobyabwenge aba yanyweye? Ashobora kuba yanyweye urumogi cyangwa se izi nzoga z'inzaduka, mubimenya gute? Ahantu bafite laboratoire ipima ubwoko bw'ibiyobyabwenge n'ibipimo by'ikiyobyabwenge ni kuri Huye Isange Rehabilitation Center, bakaba bafite n'ubushobozi bwo kumuvura. Nanone ndakomeza mvuga ku bufatanye bwe bwite no ku bufatanye n'umuryango we. Mu Rwanda dufite ibigo bya Rehabilitation Center ariko biracyari bikeya. Ni iki murimo murakora kugira ngo ibyo bigo bibashe kwiyongera? Ku bufatanye n'inzego zitandukanye, urwego rwashyizweho na Minisitiri w'Intebe, ruhuriweho na minisiteri zitandukanye na société civile, harimo n'amadini. Turashyira imbaraga mu bukangurambaga kugira ngo abakeneye rehabilitation services babe bake, cyane cyane ko niyo umuntu avuye muri rehabilitation center aba akeneye gusubizwa mu buzima busanzwe. Ibyo ni ubufatanye bwa buri wese. Rehabilitation services ni byiza iyo bibaye ngombwa, ariko n'ikindi navuga nka Minisiteri y'Ubuzima, dufite ubufasha kuva ku rwego rw'ikigo nderabuzima kugera ku rwego rw'i specialize, hariho CHUs cyangwa CHUK na CHUB n'ibitaro bivura indwara zo mu mutwe bya Ndera. Hariya hafashwa abantu kuko akenshi ikoresho ry'ibiyobyabwenge ritera ibibazo byo mu mutwe, ni nk'uko ibibazo byo mu mutwe bituma umuntu ajya kwishora mu biyobyabwenge. Ibyo byose ni imbaraga z'igihugu zisaba ariko ubufatanye kugira ngo dukumire, dufashe umuntu, kuko kwinjira cyangwa gutangira gufata ibiyobyabwenge biroroshye, ariko kugira ngo umuntu abirekeye bisaba imbaraga nyinshi cyane. Niyo mpamvu dushyira ingufu muri prevention cyangwa kurinda umuntu gutangira ibiyobyabwenge kubifata, noneho nyuma nanone tugashyira imbaraga mu gusubiza mu buzima busanzwe umuntu wigeze kubatwa n'ibiyobyabwenge. Abapsikologe bahari bafasha abantu bigaragara ko bakiri bakeya. Ese mujya mugira igikorwa cyo kwegera abantu, mukagenda mu miryango mukigisha abaturage ibijyanye n'ububi bw'ibiyobyabwenge, kuko byagaragaye ko abantu bagifite imyumvire mike ku bubi bw'ibiyobyabwenge? Sinavuga ko abapsikologe bari bake cyane. Tumaze gutera intambwe nziza mu kwigisha, mu gusohora abapsikologe muri za university zitandukanye z'igihugu, kandi turabakoresha
ku nzego zitandukanye, ariko n'umuntu wese yumve ko ari psychologue cyangwa yumve ko afite ubushobozi, kuko twakomeje kuvuga ukuntu igituma abantu bajya gufata ibiyobyabwenge, icya mbere ni ukuba biboneka, ariko iyo binaboneka si abantu bose babifata. Abari kuri risiki yo gufata ibiyobyabwenge baba bafite ibibazo by'amarangamutima. Ibibazo by'amarangamutima bituruka mu muryango cyangwa kubo umuntu abana nabo. Ibibazo bikurusha ingufu, cyane cyane muri ya myaka y'ubugimbi, agakungu cyangwa urungano rukaba rwakwakira, kandi urungano rwamaze gusa nkaho rwavuye mu murongo rwakwakiriza ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu tuvuga tuti abapsikologe barafasha aho bakenewe, tuzakomeza kandi dushyiramo ingufu, leta yakomeza ishyiramo ingufu, ariko n'umuntu wese yumve ko agomba gushyira wake, yumve ko ikibazo kimureba. Dufite imigoroba y'ababyeyi, dufite itorero ry'igihugu, dufite inzego kuva ku mudugudu kugera ku rwego rukuru rw'igihugu, sisiteme yubatse ku buryo amakimbirane mu miryango, ihohoterwa rikorerwa abana, ibyo byose bishobora kuganirwaho, abantu bakitabwaho, tukirinda, kuko nta nubwo ari abana bonyine, tukarinda umunyarwanda ibiyobyabwenge. Iyo tuvuga abana, nuko abana nibo bibasirwa cyane n'ibiyobyabwenge n'ingaruka zabyo. Umuntu abaye uhitamo, aho kugira ngo utangire gufata ibiyobyabwenge ufite imyaka 11 cyangwa imyaka 14 cyangwa hagati ya 14 na 35, umuntu yayifata nyuma, icyo gihe ingaruka ntabwo ziba zingana. Ariko dukoresha inzego zose, dukoreshe umutima, umuntu wese yumve ko agomba kuzuza inshingano ze kugira ngo tugere aho dushaka kugeza igihugu cyacu. Ariyo tuvuga tuti igihugu cyacu ni igihugu kitarangwamo n'ikiyobyabwenge na kimwe cyangwa ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Twubake u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge. Reka tugere ku musozo, utubwira, byagaragaye ko ari abantu bafata ibiyobyabwenge ariko mu buryo bwo kubireka cyangwa kubivaho rimwe na rimwe bibaviramo n'urupfu. Ese nk'abaganga ni iki mukora kugira ngo uwo muntu ushaka kuva mu biyobyabwenge ubuzima bwe koko mu burushaho kububungabunga kugira ngo utarushaho gutakaza ubuzima? Ikindi turi gusoza, uragira inama abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko umuryango nyarwanda, kugira ngo ukomeze ubere ijisho b'abana? Ibiyobyabwenge bikomeye nka heroine, kubivaho iyo uvuyeho icyarimwe bishobora kuviramo urupfu, ariko iyo ufashijwe n'ababizobereye, abaganga baragufasha kugira ngo uhangane n'izo sinye zo kuyivaho ku buryo butunguranye. Ibyo bikorwa n'abaganga. Ubwo inama nagira abanyarwanda ni ukugana serivisi z'ubuzima, aho dufite imiti, aho dufite abaganga bafasha umuntu muri iyo nzira yo kwitandukanya n'ibiyobyabwenge. Hanyuma inama nagira abanyarwanda baduteze amatwi, ndabanza ngira inama abana n'urubyiruko, twikunde, twitandukanye n'urupfu, kuko ibiyobyabwenge byica, ahubwo dukurikize gahunda nziza igihugu cyashizeho z'uko umwana wese ashobora gufashwa akiga, kugira ngo bazavemo abagore n'abagabo babereye igihugu. Hanyuma ababyeyi, abarezi n'umuntu wese ukuze, twite ku nshingano zacu, turinde abana ibibazo bitandukanye, harimo no gufata ibiyobyabwenge. Abayobozi ku nzego zitandukanye, mu nshingano za buri wese, umuntu wese yumve ko ikibazo ari icye, yirebera abacuruza ibiyobyabwenge kuko ni abicanyi, afashe gutanga amakuru ku gihe aho abona ibiyobyabwenge. No gucuruza ibiyobyabwenge ni nko gushakira indonke mu buzima, cyangwa urabona amafaranga wica abantu,
kandi ni indonke y'akanya gato, kuko iyo ufashwe urahomba ukaba wafungwa n'umuryango wawe ukahagirira ibibazo. Nta cyiza cy'ibiyobyabwenge uretse urupfu, uretse gusubiza cyangwa kumunga ubukungu bw'igihugu. Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'ikigo gishinzwe ubuzima bateguye inama yahuje n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo barebere hamwe ingamba bafatira hamwe mu kurwanya ibiyobyabwenge. Iyi nama rero ikaba yarahuje abantu batandukanye, harimo ikigo gishinzwe ubuzima, harimo amadini, harimo polisi y'u Rwanda, hakaba harimo na Minisiteri y'Ubutabera ndetse n'ikigo ngororamuco. Mu byagiye bigaragara bagiye batwereka bimwe mu bikorwa bamaze gukora mu kurwanya ibiyobyabwenge. Ikibazo cy'ibiyobyabwenge kiraremereye cyane. Twebwe ntabwo tugarukira gusa kuvuga ngo ibiyobyabwenge. Muri NRS turakomeza twavuga atari ku biyobyabwenge biraganisha hehe urubyiruko rwacu. Kuvuga ku biyobyabwenge, consommation y'ibiyobyabwenge biragana kuri delinquance, ubuzererezi buvamo imyitwarire mibi ibangamira imibereho, umutekano n'iterambere rusange ry'igihugu. Twebwe muri NRS niho tuganisha, no dusesengura kugeza igihe noneho dufashe n'ingamba zo kuvuga ngo ni gute twatuma abari basanzwe babikoresha, babaye inzererezi, babaye badeni y'igihugu, bavamo noneho abantu bafite ibisubizo ku gihugu. Ubundi dufite slogan ivuga ngo uwari Sawuli avemo Pawulo. Kugeza ubu ngubu Iwawa cyangwa se nantu shyira rehabilitation center Nyamagabe, ubu ngubu turakora psychological rehabilitation, ariko dukeneye yuko psychological rehabilitation center iba couplé na detoxification center. Kuvuga umwana tugiye kumurehabilita, tugiye kumuha psychological counseling, ariko akwiye kuba yanakorewe na detox. Kugira mu by'ukuri tuvuge ngo duhaye umunyamwana w'umunyarwanda wabaye imbata y'ibiyobyabwenge package yuzuye, kugira ngo twizere ko muri integration bizagenda neza. Ubwo rero muri rehabilitation dukora individual therapy. Ntabwo abana bose bajya muri rehabilitation bafite kisi zimwe. Hari nk'umaze imyaka myinshi ari muri drug use, hari nk'umuntu w'umujura wari umujura we dakwishwe bwenge, hari nk'abakoresha ziriya nzoga zindi z'inkorano. Nizo mpamvu rero buri wese afite specific case ye bishingiye kuri profiling yakorewe. Hanyuma none hari na group therapy, kuko hari bamwe baba bahuriye ku myitwarire imwe nk'abakoresha ibiyobyabwenge bari groupe, ariko noneho tunabakorera n'icyo twita ergo therapy, ariko noneho tunakora n'icyo twita ibikorwa by'amatorero. Dufite amahirwe ko twasinya amasezerano n'amatorero menshi cyane agenda asimburana Iwawa, ajya gutanga ubutumwa, kubatiza, gukomeza. Nyakwa Musenyeri Byumba arabizi. Ubu dufite amasezerano n'itorero rya Zion Temple, diocese ya Nyundo Catholic Church, n'abandi bajyayo kugira ngo n'ubundi isanamitima rijyane no kugorora. Ibyo niyo tubikoze rero mu gihe cy'amezi 6, tuba twizera ko umwana mu by'ukuri nibura kuri 80% aba yabaye rehabilitated, ashobora gufata ubusobanuro busanzwe. Bien entendu, ntabwo rehabilitation irangirira Iwawa. Uwabitegeka gutya abayibeshye. Rehabilitation igomba gukomereza n'umuryango mugari muri society. Hanyuma iyo turangije 6 months ya rehabilitation, tugomba gutanga uburezi n'ubumenyi ngiro. Arizo mpamvu twigisha imyuga mu gihe cy'amezi 3, carpentry, ubwubatsi, masonerie, ubudozi, ubuhinzi, ikoranabuhanga, ndetse tukanigisha n'abatazi gusoma, kwandika no kubara, iterasi, noneho no kwigisha gutwara imodoka n'amamoto. Ngira ngo abana bava hariya benshi, bamwe muri bo baba bazi gutwara za moto, kugira ngo bagera kuri tele, kuko burya bafite permis bagakaza mu buryo bworoshye. Noneho na integration ikihuta vuba cyane dufatanije na National Police. Nanone kuko nayivuze dukora health care, kwita ku barwaye. Ngira ngo ndaza kubereka imibare. Hariho general medicine, dufite amasezerano n'ibitaro bya Gisenyi, bya Rubavu, ibitaro bya Karongi, Murunda, ibitaro bya Kabgayi kubera kuvura amenyo, ndetse no tumasezerano yihariye n'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe, Rwanda Military Hospital. Ijisho ry'umuturanyi ni ikintu kiri simple, ni ikintu cyoroheje cyane. Ni ukuvuga ngo mu gihe umubyeyi wese yita ku mwana uri imbere arimo abona, buri mwana wese igihe cyose azaba afite umuntu umwitaho, nta kizamuhungabanya.
ni ibintu byoroshye cyane, si ibintu bigoranye cyane, ni ibintu byakorwaga mu muco nyarwanda, ni ibintu bigomba gukorwa mu madini n'amatorero yose, ni ibintu rero bishoboka, si n'ibintu binaniranye. Hanyuma naraje ndagenda mpamagara abapasitoro bose, nitugomba kugira gutangiza urugamba rwo kwirukana ibiyobyabwenge. Ariko birumvikana diocese ya Gahini ikorera muri district 3 gusa, kandi abo nibo nari mfiteho ubushobozi. Icyo nakoze rero, twatangiye gahunda, twakoze mu mezi 3. Ariko ndagira ngo mbabwire ibintu byanabonye byarantangaje cyane. Mu mezi 3 yonyine ikintu cyitwa urumogi, cyitwa kanyanga, cyitwa ibiyobyabwenge byose byari bimaze gucika. Iyo mbabwira rero Dr. Yvonne, iyo nkubwira ngo birashoboka, nuko nzi ko nabibonye. Nukuvuga ngo abantu bari basigaye ikibabaza ikibazo gisekeje cyo kuvuga ngo ariko ngo iyo umuntu yagiye Uganda akaza yanyweye kanyanga ntabwo yambukana, we bamugenza bati nashobora kwambuka umupaka ubwo azaba afite uko ameze, nawe najyayo 2-3 bizaba byamunaniye, ntabwo azaba kibishoboye. Twatanze raporo zirahari, abana bagira ku 1,100 basubiye mu ishuri bari baravuyemo, ingo zari zarananiranye. Nubwo hari abavuye icyo gihe, uyu munsi wa none batunze ingo zabo bameze neza, baguha ubuhamya bakakubwira bati nakize cya gihe mwarakoze kutubwira. Kandi twakoze n'imbaraga zacu zose, abapastor bakajya bagenda bakajya kureba kuba bicuruza, bakababwira bati nimuve muri ibyo bintu mutumariye abana, bakabigisha barangiza bakabivamo. Ibyo rero byarabaye, ubuhamya burahari. Buri muturarwanda wese amenye ngo iki kintu utagaburira umwana wawe, udahaka umwana kuva umuntu avutse, ejo mu gitondo agahura n'undi nawe utazi aho yanduriye akakimuhaho, noneho kikamwangiza burundu. Icyo kintu twakoresha ingufu nyinshi zo kukirwanya. Turi no mu kwezi kwahariwe n'ibikorwa bya polisi, mwaratubonye turi kumwe n'izi nzego turi kumwe hano, tugenda no mu gace kamwe abantu basanzwe bamenyeremo kabamwe ibiyobyabwenge. Buri icyaha kigamije ko kuvuga ngo nimba tumaze iminsi turwanya aho byinjirira, reka none tunajye n'ahandi hamwe mu hakekwa ko ariho bijya. Kandi twatangiye kubona n'umusaruro mwiza mu duce twaza Rwezamenyo n'ahandi, dutegereje ko n'ahandi babikora, kuko ubikora ninde ni umuturage uhiga yuko mu mudugudu ntuyemwo, mu isibo ndimo, mu mugoroba w'ababyeyi tuzahuriramo, mu nteko y'abaturage tuzahuriramo, tuzabivuga kandi tubishyire ku isonga, kuko biratwikira abana. Kandi iyo tubuze urubyiruko ntabwo wakwizera ko ufite n'igihugu. Ibiyobyabwenge ntibijya bijya hejuru ya 3 ugereranyije, buri gihe kiba kiri aho ngaho mu mibare. Ikindi kibi cyacyo nuko nibyo byaha byegeranye, gukubita, gukomeretsa, guhohotera, gusambanya abana no kurwana, tuzi byose bibyarwa naryo. Uvuga ngo abantu benshi bakomerekanya, barwana, bahohotera, bagira bate, babikoreye bamaze kunywa ibiyobyabwenge. Turwanya ikiyobyabwenge nk'icyaha, ariko tukanakirwanya nk'impamvu zitera ibindi byaha bishobora no kototera ndetse n'umutekano abantu bataba. Ariko ingufu dukoresha zatumye mu by'ukuri bitagira uko bigomba kungana, kuko nibura ubona ko harimo ikintu, hari intambwe dutera, kuko birafatwa buri munsi. Iyo urebye nk'ifatwa buri munsi ukanagereranya uvuze uti ese nibura nk'uyu munsi byo twafashe mu masaha 28 twarengeye ubuzima bw'abantu bangahe, wabona ko bishimishije. Ikindi kintu cyagaragaye nuko amategeko agiye kongera kuvugururwa, cyane cyane mu guhana abagurisha ibiyobyabwenge, dore ko byagaragaye ko burya ikibazo ntabwo ari ukoresha ibiyobyabwenge, ahubwo ikibazo n'ugurisha ndetse agakwirakwiza ibiyobyabwenge. Akaba ariyo mpamvu bagiye gushyiraho amategeko akarishye ku bantu bagurisha kandi bagakwirakwiza ibiyobyabwenge. Arucuruza, arutunda, aruhinga, bose barahana. Ariko icyo nshaka kuvuga ahangaha nyamwumvi nuko konsomateri w'ikiyobyabwenge unywa ntabwo ari ikibazo kinini cyane. Ikibazo kiri kuri wa wundi bitunda akabicuruza, kuko unywa akenshi aba afite n'amafaranga make. Itegeko harimo kuvugururwa penal code, itegeko rihana kugira ngo harebwe uburyo ucuruza, utunda, transporter ashobora guhabwa ihano biremeye kurusha consumer, kuko consumer n'umwana wanjye n'uwawe imyaka 18 utazi izo network za business aho ziri. Ubicuruza kanabitunda ntabwo ari ubinywa. Abakora business nk'uko ucuruza byeri, ugacuruza fanta muri butike, ushobora no kubicuruza utabinywa. Urumva rero target ni hariya kuri source kurusha kuri end result. Consomateri n'aba bana bacu nyine bari muri za secondary n'urubyiruko. Urumva rero kugira ngo uzamenye uko byamugezeho, it is an organized crime. Ni icyaha kigamije inyungu y'amafaranga kandi kiri covert, kiri underground, kitagaragara. Niyo mpamvu byita organized crime. Nk'ibi byumva byitwa human trafficking. Ntabwo uzabona umuntu ufite imyaka 28 yambuka umupaka ngo utekereze ko agiye gucuruzwa.
afite ibyangombwa biri valid ntabwo wamuhagarika, ntabwo ufite uburenganzira kumuhagarika, ahubwo detection ni gute tumenye ngo uyu muntu ashobora kuba agiye muri trafficking. Murumva rero ndagira mu gifata nk'icyaha kiri highly organized ku buryo ababikora baba bazi mechanisms zo kwavoidinga detection, kugendera kuri detection. Banyarwandakazi, muzi ko ibiyobyabwenge byica kandi bikamunga. Perezida wa Repubulika yabigarutseho aravuga ngo ni ikibazo gihangayikishije igihugu cyacu kandi ni imungu irimo iragenda itumunga. Nimba muzi neza ko umuryango nyarwanda ari ryo terambere ry'igihugu cyacu, umuryango wacu ukaba uri kugenda umungwa n'ibiyobyabwenge, tukaba turimo turagana hehe? Ni uruhare rwawe, ni uruhare rwanjye kugira ngo turusheho kurwanya ibiyobyabwenge. Nta mpamvu yo kurebera abana barimo baranywa ibiyobyabwenge munsi y'urugo rwawe ngo maze ngo uryame usinzire, kandi ejo nawe abawe bazafatwa n'icyo cyorezo. Murakoze, mugira ibihe byiza, mukomeze munegerwe na gahunda za TV7. Mwari kumwe nanjye Ndizeye Giselle mu kiganiro Our Health, Our Life. Naho butaha.